Hey, le 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 le, hey yeah, igishoro n'ubuzima, yeah, igishoro n'ubuzima, witinya, wigira ubwoba, kuko kuva ukiri ugihumeka ntacyo utageraho, ugira impagarike n'ubugingo, ntiwigirire nabi, kuko ubwo buzima ubona ufite nicyo gishoro cyawe. Tuzongera dukata umuziki, ndabikumbuye mana yanjye. Yo nkumbuye konseri y'Imana, nkumbuye umuziki w'Imana kabisa mu biterane, biriya bintu byaratureze bitubikuriramo inzoga. Numvishe indirimbo ye kugira ngo nanjye mve mu kabari, numvishe indirimbo ya Goreth hanze y'igihugu, za Burundi, Uganda, Kampala, n'ubu ndashaka kujya Nairobi mu minsi iri imbere. Amen. Amen. Nabwo ndahategereje, narimbye ahantu henshi, mbivuga no kuri social media, ubu nibwo ngiye kubivuga. Hari urugero nakoreye mu bisesero bya Kibuye, harantu bita mu bisesero bya Kibuye, najyanye umwana w'amezi 5. Imvura iragwanya, impetse umwana kuri moto, ibaza ibyo mpetse umwana biratoha, nanjye ubwanye ndatoha, kugeza ubwo intoki zigagara zanga guhura, kwa kundi ukonja zikagagara zikanga kwegerana. Niko byangenekeye, ariko ikintu cyantangaje ni kimwe. Naragiye ngeze ku Kibuye kuko numva niho numva kuva mu bisesero bwari maze kwira, ntago nagomba kubona imodoka inzana hehe aho nari ntashye, byabaye ngo ko ndara imuha nari ku Kibuye. Nageze ku Kibuye nururukije umwana, nsanga ibintu byose byadishye, n'amahindu yarari. Umwana nta kibazo yagize se. Tangira kurya umuneke aho hantu mu muhanda, nibwo abakongomani babiri bamanukaga. Umwe ari kugenda acuranga indirimbo ngo burya gahinda so guhorurira, akinkubita amaso gutya, unamubona ni mwimaji wa Mungu. Ngo mvuga ngo DJ nge narahagurutse, nahagutse muri uwo muriro, ndahuka mu mbaraga, urabona ko ngisinga n'ibintu bifinira urabizi. Ndahaguruka n'imbaraga, mba ndahagutse nti DJ zamura umuziki. Twari turi mu bihe mwana b'Imana, nabwo nafunze nakora ari abana, hari igifumba aho nakirijwe mita mfuna kora mita turi abana 7. nakije imbaraga z'amavuta byanze kwemera bisembera. Shiti bakunzi bamushima Imana Goreth, muraho neza. Nanjye ndi umwe mu bakunzi bamushima Imana Goreth. Uyu munsi niyemeje kumutungura nkamuha surprise. Muramubona rero yambaye neza cyane, mbese ni umudamu ushima Imana, ari muri Yesu nkuko akunze kwivuga, agaciro n'amavuta. Twishimiye kuba tugufite uyu munsi, umaze iminsi udagira ikintu ucisha kuri channel, turavuga ati tugutungura uyu munsi tuguhe surprise kukureba. Wari umeze gute? Turashimira Imana yabanye natwe yaturinda, tuvuye muri guma mu rugo nanone kandi turi amahoro. Imana ishimwe. Ndabona ukeye wambaye neza cyane. Uri mu mavuta? Ndi mu mavuta kuko niko gaciro n'amavuta. Anyway, arakantu tumaze iminsi tubona kuri social media gacaracara ka DJ karakano wari urihe Goreth? Mbo DJ rero DJ abaye DJ, nanjye niko nabibonye ko twagiye Butare ahantu bita ku Cyinteko, nibwo baduhaga indirimbo nyine baravuga bati Goreth ntago wagenda utaturimbiye kumugaragara izuba riva. Hanyuma rero ubwo nkora iki, ubwo mugenzi amutse ngiye kurimba ko turi mu mavuta twashyushye nyine, bana turi mu mavuta mita ndebye ku byuma nti DJ uri hehe, mbona bari gutera nti DJ zamura umuziki, nti DJ zamura umuziki, banda ukase nyine cyatiri Butare. Nuko byagenze n'abantu bavuye. Nabonaga uri mu bihe byiza cyane. Turi mu bihe byiza cyane, mfa ko turi mu mavuta. Ese DJ wavugaga ari hehe? Bo nyine ni kwa kundi baba bari kuri ku byuma, baba bari kuri migiseri, ariko nyine ari gihuwo narangayemo gakeya. Nyamuneka rwose abacuranzi mujye muba tayari, tuzabura amavuta indirimbo y'Imana, kuko ubundi umucuranzi wica umuziki w'Imana bakora icyaha atabizi. Usibye kuba aje ubundi ariho nabyibutse, njye ntabwo ndi kwako nabivuze ko ngiye bundi yo nafatiyeho ndi mu bintu by'Imana nabyinjiyemo nafatiyeho, hari igihe bimwe mba ntabyibuka, nta nubwo nibuka ko nigeze mvuga ngo DJ we nayibutse ari uko nyibonye ejo bundi ndi kubwira DJ nyine bazamura umuziki. Agaciro n'amavuta. Nk'abantu bigana nka karakano uri kubabona cyane, ubifata gute, ubyakira gute? Mbo buri umuntu rero, umuntu akora ikintu bitewe n'amarangamutima ye, ntiwamubuza. Haribo nagiye mbona babikora uko bashaka, ntago wababwira ati ibyo nibiki muri gukora. Iyo mbibonye gutya nyine nta kintu narenzaho, umuntu wese akora ikintu bitewe n'uko abyumva.
hari uzabona kigana aryamye, hari uzabona kigana yihengetse, biterwa nuko umuziki azaba wumva. Buriya na bariya rero bawukata kuriya ngo DJ ni amarangamutima yabo kandi ni uburenganzira bwabo, urabareka nta kindi wakora. Goreth, ubwo duherukana wari ufite projet nyinshi cyane ushaka gukora cyane mu bijyanye n'umuziki. Duherukana uri muri studio, uri kudutegura iki muri ino minsi? Ndimo ndabategurira ibintu byiza cyane kuko murabona ko Imana nta kitari gukora. Murabona ko Imana ikugenda iturengera. Iki cyorezo cyadukomye mu nkoko rurabizi, genda bitugora, biraturushya turira amakonseri cyangwa se tugira amahirwe tubona umurongo wo gukora channel kugira ngo tujye tunyuzaho ijambo ry'Imana n'ubuhamya n'ibi byose. Ibyo cyo twabishima Imana kuko n'Imana yarabidushoboje. Hanyuma rero muri iki gihe ubwo korona igenda igabanuka igihe tuzongera tugakora ibiterane n'ibiki. Rero turabahishiye, hari indirimbo nshyashya iri muri studio, hari gutegura amakonseri mu minsi izaza. Reka tuzakora amakonseri, tuzongera dukata umuziki. Ndabikumbuye Mana yanjye, nkumbuye konseri Mana, nkumbuye umuziki w'Imana kabisa mu biterane. Biriya bintu byaratureze tubikuriramo, biriya bintu twabirerewemo biduha uburere. Mana yo mwijuru, turi tayari kuvuga Imana neza. Umva ndi mu bagore bahagurutse kuvuga Imana muri iyi minsi, banseka bavuga ati Goreth yarasaze, nababwira iki ubundi gusa no gushishikana. Nanjye mpagurukiye kuvuga Imana neza, mpagurukiye kuririmbira Imana, abanyamabara bakishima kuko ibi bintu birimo umugisha. Kandi umenye ko twararirimbye hari abantu bavuye mu byaha. Ngiye abantu ejo bundi kuri radio barabihamagaraga bakabimbwira bakavuga ati Goreth kugira ngo mve mu nzoga numvishe indirimbo ye, kugira ngo nanjye mve mu kabari numvishe indirimbo ya Goreth. Undi arambwira ati ngiye kuvugira ngo ndeke kwiyahura, nari nagiye byarangiye ati ariko numvishe ngo imibereho yacu Imana irayizi, nahise ndeka kujya kwiyahura mpita njya mu nzu y'Imana. Rero ibyo bintu byanyongereye imbaraga ku buryo umva noneho ubu nakamejeje. Ubu ngiye guhaguruka mvuga Imana noneho ndirimbe nibura n'abandi basigayeyo, nibura ngira Imana nabo mbone ko erega Mana simbiza abantu barababaye Mana bone abantu barababaye. Turashaka kuvuga Imana neza kugira ngo abanyamibaro bishime, ikindi abantu bave mu byaha bakira umwami nk'umukize. Gahise agiye kuza nabwo mubimenye, nubwo turi kubabwira ngo wenda ngo ibi nibi agaciro na amavuta. Shakisha imbaraga z'amavuta, ibyaha bishireho bikurweho, ubundi Imana asigaye ibyarananye bihinduke. Ni ukuri kose ndaje mbahishurire ahantu agaseke gapfundikiye, ndaje mbapfundurire muri no mise. Nko kuririmba mu gitaramo, Goreth wa mbere ya corona, Goreth w'ubu ngubu, Goreth bimeze gute muri no minsi? Ngiye mbona amavuta agenda yiyongera, mbona umuntu ava mu bwiza ajya mu bundi. Mbona nuko twageze mu gihe kibi, abantu barabyitwaza, bituma bamwe bava mu Mana, bituma abandi bajya ko ngena natangaje. Ni gute umbwira ngo ubundi kugera muri iki gihe ubundi ngiye numvaga iyi corona ubwo bitugendekeye kuriye, numvaga ariho abantu bazarushaho gusenga bakarushaho kwinginga Imana. Ariko biratangaje kubona hariho abantu nyine ubona barabyihoreye. Ariko inama nabagira, abantu bagume ku gicaniro, bagume kubirindira. Ibintu byaratureze, nkubwire muvandimwe, ibintu byaratureze. turi abana tukurira ku musambi muri ekore do dimanche, ngenda byibuka twicara ku musambi ku rusengero ahantu nakirijwe. Ibintu byaratuzamuye biraturera, bihita bituma tugera aha hantu tugeze. Rero kumbwira ngo wabivamo cyangwa wabigira gute, numva bigize. Rero ngiye numva nafashe umwanzuro wo gukomeza kuvuga Imana, nkakomeza kuririmba kuko abantu baracyadukeneye kumva ibituvamo Imana yadushyizemo. Rero mbwira abantu nibihangane, bakomeze bagumemo kabisa. Imbere ni heza kandi Imana izatugirira neza. Imibere yacu Imana irayizi bavandimwe banjye nkunda. Ni mu mwihanganira igicuku mutegereza igitondo gucya ko buzacya nta mvura idahita. Akabona ari kunanirwa kwisingira bitwa kandi Imana yaramusezeranye ko ibintu bye bihari. Yego Wamugirira inama? Nukuvuga ngo ubundi twebwe abantu bose niho bagwiriye. Hari abantu Imana agiye ibwira ibintu, hari abantu bategereje ubuzima. Mu gaseke nzabapfundurira iyo ndirimbo izayibabwira neza. Yararimo ngiye kubazanira izayibabwira neza, barushaho kubyumva. Bikwigirira nabi gishoro n'ubuzima. Reka mitero nabivuga, bikwigirira nabi. Ndagira ngo mbabwire ngo gutegereza ukurindira, kwitondukana byemeza umutware. Ni ukuvuga ngo hari igihe uwicaranye isezerano, iryo sezerano ribagarire, urushaho gusenga, urushaho kwegera Imana. Bitinde bitebe uko byagenda kose bizasohora. Imana ntibeshya abantu banyumva, ari abari hanze mu gihugu, ari abari mu gihugu. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ntibeshya, iravuga igasohoza uko byamera kose.
barindire bategereza Imana kandi n'ukuri bihangana. Erega ibiranije abantu ni byinshi, abantu bararushye, abantu bafite imitima ibabaye, abantu barakubiswe, abantu mbese Yesu we bahuye n'ikigeragezo. Iki kintu cyo cya corona cyatubayeho cyakubisa abantu kibakuma mu nkokora, abantu bariheba, abantu bamwe barahomba, bacuruzaga biranga. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nimugume kuwiteka, mukomeze mwinginga Imana, ibyo yavuze no kubikora izabikora. yavuze ko kubikora izabikora. Amen. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana ishimwe, ndishimye. Goreth, ni ukuri natwe biradushimisha kongera kukubona. Kuri Goreth mushimiye Imana. Ni ukuri. Bo n'iby'igiciro niba mbabwira abantu ngiye nkabwira nti mw'abantu mwe ubundi wigiriye mu bintu by'Imana bigiye mubigiyemo neza, kuko twa dufite ibihamya, dufite ibimenyetso by'Imana yadukoreye bituma tudaceceka. Hari ibintu Imana dukoreye bituma duhagurukana imbaraga zose. Rero ngewe ndi muri abo bantu kuko iminsi nsigaje ntago nyizi. Rero mu myaka yanjye ngezemo ndi kureba ngasanga ngomba kwataka ngafatiraho. Wenda Imana mu byiza nyibukira akavuga ati umwana wanjye nibura mu minsi ye mu myaka ye sinshaka kuzicuza. Bone ntago nshaka kuzicuza ngo mvuge ngo nibura ngo Mana we ngo uyanza kuba nkiri muto ngo mu myaka 30 cyangwa imyaka 20 ngo cyagiye ngo navugaga Imana ngo nicuze. Sinshaka kwicuza, ndashaka kujya ngo ninjya n'ahandi intege zanjye zibaye nkeya nibura nzibuke ko mu mbaraga zanjye ntazipfushije ubusa, mbese ntabereye igihombo Imana. Niba ninjya n'ahantu naniwe nzavuga ati nabura umurimo w'Imana twarawukoze kandi wagize umumaro. Nicyo kintu kimpagurukije rero kuvuga kugira ngo abanyamibabaro bishime bave mu byaha, dukomeze urugendo iminsi y'icumi. Goreth, arakabazo k'amatsiko nari mfite. Ni hehe hantu wigeze ukorera umurimo w'Imana uririmbira abantu hatazigira kuvamo nk'ahantu hatatu? Ahantu hari ryari? Bo naririmbye ahantu henshi muri izi ntara zacu no hanze y'igihugu, za Burundi, Bugande, Kampala, n'ubu ndashaka kujya Nairobi mu minsi iri imbere. Amen. Amen. Nabwo ndahategereje. Naririmbye ahantu henshi, ariko hari urugendo ntazibagirwa. Hari urugendo ntazibagirwa, nta ndwo nahirwa nsigeze mbivuga no kuri social media, ubu nibwo ngiye kubivuga. Hari urugendo nakoreye mu bisesero bya Kibuye. Hari abantu bita mu bisesero bya Kibuye, najyanye umwana w'amezi 5. Noneho naririmbye ku gatandatu no ku cyumweru. Bakimara kuduherekeza neza, tukimara kuzamuka ya misozi ya Bisesero tugeze muri bya byaye ahantu bahinga ibyaye, umva haguye imvura y'impangukano. Imvura iragwa impetse umwana kuri moto, ibaza ibyo mpetse umwana biratoha, nanjye ubwanye ndatoha kugeza ubwo intoki zigagara zanga guhura, kwa kundi ukonja zikagagara zikanga kwegerana. Niko byangenekeye. Ariko ikintu cyantangaje ni kimwe, naragiye ngeze ku Kibuye kuko numva kuva mu Bisesero bwari maze kwira, ntago nagomba kubona imodoka inzana hehe aho nari ntashye, byabaye ngo ko ndara nari ku Kibuye. Nageze ku Kibuye nururukije umwana, nsanga ibintu byose byadishye, n'amahindu yarari. Umwana nta kibazo yagize. Uriya mwana asanze atigeze anyagira. Ndavuga si ibintu bibaho koko. Byambayeho abantu bo kukibaho naraye barabizi, baravuze ati Imana izikurinda. Reka mbabwire mw'abantu we mu nyumva, erega intoki ziragagara, ndanyagirwa ndadiha, ibyo mpetse mu mwana biradiha, nsangamo imbere navuze ati subu wenda hanyagiye iby'inyuma utwimbere turasiga. Nayo ukuntu byangendekeye umwana w'amezi 5, naravuga ati ndamugezo yapfuye byarangiye. Ntiyigeze anarwara n'inkorora, ntigeze anarwara n'ikise. Umva namugejeje imuhanga aho nari ntuye ari amahoro, bwarakeye. Ubwo nageze mu rugo turamufubika bihagije ariko ntiyagira icyaba. Imana izikurinda. Urwo rugendo rero ruri mu ngendo ntazibagirwa, urambereye amateka. Nese mbona ko Imana byose bishoboye, nese mbona ko nta kintu kimwe ishobora no kukunyuza muri uru rukuta, ishobora no kukunyuza n'ahantu utabona. Kubona niba umuntu yanyagiwe yadishye umwana akava mu mugongo ari muzima, numvisha ari ibintu. Urwo rugendo rya runtungura ruranshimisha kuko naboneyemo igitangaza cy'Imana. Ni nyinshi cyane. Rwo Rwanda ni nyinshi ahandi nagiye ni nyinshi i Burundi nagiriye igiterane cyiza cy'amateka, abantu bari hano binkora ku mutima. Ni Bukavu, ahantu hose ni ntabyonye. Ngiye nagiye kuririmba Bukavu. Urwo rugendo mbose narigire mu mugisha, ariko naratangaye. Urumvajije urambwira ngo ndirimba gute wenda batumva ikinyarwanda. Indirimbo zacu babazije narumiwe kuko nkimara kwambuka mvuye Rusizi ngiye kwambuka nyine ku mupaka, maze nkimara kwambuka maze guteresha nibwo rero nageze ku mupaka imbere gato nkubitana n'abakongomani bagiye mu kazi nyine, urabona ko bari urujya n'uruza. Noneho nigira inama nari nshonje kandi numva mfite n'umwana.
nari mfite umwana nanashonje numva kuko abagomba aho nari ngiye gushyikira bari batarangira aho ngo bazane imodoka banjyane noneho mu gihe ndi kwiyumvira ndabata kuwa kwigurira umuneke nkirira ubu ngo mbwira abantu rero bajya barira no mu muhanda no mu nzira abantu b'Imana abantu baba batuze mujye mwitwararika ushobora mbose umuntu ashaka kumbwira ati se kurya ni icyaha ntabwo ari icyaha ariko nanone kugenda umuntu urabona nyine ntabwo ubona bitagaragara neza nanjye nibyo nari ngiye gukora ariko kubera ukuntu kwa abantu batuzi mbireka nari ngiye kugenda ngura umuneke nabate koko nshonje wagera nkagura umuneke ubundi bunabiki ndagenda ngura umuneke ndawugura koko mugiye mvuga ngo ngiye kuyirira mu muhanda nari mfite inzara reba kuva iyo navuye reba Rusizi kuhagera ndeba kwambuka umupaka ngiye kujya muri Bukavu byarugero nari ntagiye gusonza pe kandi ugenda wonsa n'umwana ariko ngiye gutangira kurya umuneke aho hantu mu muhanda nibwo abakongomani babiri bamanukaga umwe ari kugenda acuranga indirimbo ngo burya gahenda so guhorurira akinkubita amaso gutya unamubona ni mwimaji wa Mungu umuneke mpita nkubika nahise nkubika nawe nariye nahise nkubika ndavuga ni mwami Yesu we ngaho ibaze ugiye ahantu ni naho ugiye mu gihugu kandi ugiye bagutumiye ugiye kuririmba reba rero utangiye kugenda urya imineke mu mihanda umva nari kuba neza imbuto mbi so kubabeshya ariko umukongomani yarantunguye ati umwimaji wa Mungu aransuhuza ambaza habari ndamusubiza nyine utwo nari nshoboye kumusubiza ese Goreth nagoce mu ijambo kimara kuba uyu ni mwimbaji wa Mungu wahise umera gute mwakagaye kuko sinagize isoni pe natekereje uburyo nangiye kurya imineke mu muhanda none kuko nari navuga ngo nta muntu nzi ngo reka nirire reka mbabwire mbonera iki kintu nkivugeho gutya mbonera kubabwira mw'abantu mu kiranukiro babareba naho batabarora kuko byanze bikunze ushobora kuvuga ngo ngiye gukora ibyango nta muntu ndeba ugahita ukubitira n'umuntu ukureba ukuzi neza nanjye baze nanjye mvuga pongo ubuse ngo reka nirire ngo hano nta muntu nzi ubwo se baranseka kandi batanzi ugiye mvuga ngo ngiye gufata imireke nancene yebana nibwo nahise mbona abakongomani bambwiye bati umuranje wa Mungu baransuhuza ngira isoni mpita nyibika ndanihangaranyiriraho nari ngiye bahise barangira bazana imodoka barantwara ntawe ari kundenganya nari nshonje yego ariko nibyo avuga ko ngenda ndira mu muhanda ndi umushyitsi byanteye isoni nuko mpita nyibika harimo isomo urugendo rwo muri konseri rw'ikora mu Burundi ho biroroshye ko kuko bavuga nk'ikirimi kigiye gusa nk'icyacu baratwumva cyane twagiye tukorayo umurimo w'Imana tukavuga Imana bakabyumva twabwiza bakunda n'Imana nyine abantu baho rwose ubona ko bari bakangutse ubundi corona yaratuvangiye mw'abantu mwe banyarwanda bavanimwe mu nyumva mureke dusenga Imana dusubize ibihe byacu twanyazwe yaratuvangiye ko tumaze kugira ku rwego sinabona ko ariko nibahumure ngiye mfite ibyiringiro kandi ahangaha imbere karaza kuba rwose umuriro w'Imana uraza gukomeza wake ntibawuzimye gusa mukomeze barinde amavuta tuzakora agaciro n'amavuta ariko hanze nawe yikunda ndikunda cyane ese Goreth muri konseri y'Ibutare wakongera ukadukumbuza bya bihe ukabitugaruriraho reka nkubwire iriya konseri sinzayibagirwa twari twajyanye n'itimu y'abantu benshi turi kumwe n'ababarakagira turi kumwe n'abamarioneri n'abazaburi nshya n'abantu b'abanyagisenyi famiye ya Mukabutera ndanamujuja hari rwose umva hara twahagiriye ibihe n'abantu bitanga cyane abo bavandimwe twahagiriye ibihe kugeza ubwo baravuga ngo hari impano z'abanyamasengesho twageze ku rwego abahanuzi bahanura bakajya bandika n'amandiko bakandika bahanura kabisa Imana umwuka yari yamanutse hari abo mvuga ngo DJ ngiye narahagurutse nahagutse muri uwo muriro ndahuka mu mbaraga urabona ko ngisinga n'ibintu bifinira urabizi ndahaguruka n'imbaraga mba ndahagutse nti DJ zamura umuziki twari turi mu bihe mwana b'Imana mu nyumva twari turi mu mavuta turi mu bihe byiza nshiduka navuze ngo nitsabo mbese nabonaga ari kuntinza ngiye nabonaga ari kuntinza nibwo ati DJ zamura umuziki DJ we zamura umuziki nuko twari turi mu mavuta mw'abantu mwe y'Imana ibihe byiza bizagaruka ndabyizeye nta bwoba mfite ariko ndagira ngo mbabwire Imana izatugarurira ibihe kuko nkurikije konseri yari yabaye hariya harimo umuntu Imana imukorera igitangaza turamuremera abantu baramuremera bamwambika mbese hararimo amavuta atari yo kuririmba gusa no kubwiriza hararimo n'ibintu byo kuremera ukabona umuntu aje ukamubona gutya ugahita ubona umwuka arateruye ati nguhaye iki urukundo hararimo urukundo rurenze iriya konseri ya igitsikamutima sinzi navuyeyo ntazi ukuntu bimeze narinze ngera mu rugo nkiri mu mwuka mbega udushashi tugitera barahabaye ese Goreth uvuze ku bijyanye n'Imana
kuva watangira kariyeri y'umuziki ni nk'iyo mpano ugeze wakira ukavuga ati kabisa iyi ngiyi kabisa iruta izindi? kuko umwuka wera iyo yamanutse impano ziraza, ukamenya kuririmba, ukamenya gusenga, ukerekwa ugahanura, ukarota inzozi, ukaba warota ikintu ugahita ubona kirabaye. Byose ni impano kuko nakuze ndirimbira Imana mu ndirimbo zisanzwe, nkajya ndirimba indirimbo zo mu birori hano mu bukwe. Ngewe najyaga ni ukuvuga ngo ntago ngewe mbona umurokore, ntago narimbaga indirimbo z'Imana gusa. Nabanje mbere yaho gato kujya ndirimba indirimbo ahantu bakoze ibirori by'ubukwe, bati muhamagare ka kana kazaduhimba indirimbo z'abageni, mama izo gazo nzibuka. Cyangwa se twagiye mu marushanwa, ndabyibuka twagiye mu marushanwa y'umwana w'umunyafurika, nabwo baravuze bati mushake Goreth abe ari uduhimba indirimbo y'umwana w'umunyafurika. Tuba n'abambere kuri stade ya Muhanga, umunsi w'abana muri Afurika turawizihiza twishimye. Iyo ndirimbo twarayiririmbye, ibi ya mbere baranaduhemba, kandi nkunda kubivuga. Hari n'ahandi ejo nabivuze nyine, iriya ni award ya mbere nabonye. Tubabembye iki? Ya mbere wabonye ni ya mbere. Baduhembye igikapu cyanditseho King, cyari cyanditseho baheka mu mugongo, none banaduhemba ikirigiti cya rufuku. Urabona ikirigiti cya rufuku kabisa ukuntu cyabaga gishyushya bya hatari. Kiriya gikapu rero barakimpembye nk'umuntu nyine wabaye uwa mbere vraiment, ariko ni iby'igiciro kuko Imana kuba narabyisanzemo byahumurije umutima wanjye. Ngiye nkurikije ibyo naciyemo n'iki byose, kuba Imana yarampaye umunezero muri ngewe, hari umubare kakira umunezero, ni impano ikomeye. Iyi mpano sinayibagirwa, ari nayo iri mu mpano nshimira Imana yampaye. Imana yampaye impano nziza, yahabwa icyubahiro rwose. Imana yo kuririmba byagufasha igihe kingana kuririmba iritonderwa. Uzi ko Dawidi yajyaga aririmba imyuka mibi igahunga ya Sawuli. Sawuli yajyaga agira umwuka mukamutera, Dawidi yazamura inanga, Dawidi yakubitamo umuziki, abazimu bose bari muri Sawuli, bose igini ryose riri muri Sawuli rigahita ryirukanga. Bivuze ikire, niyo mpamvu mbwira abacuranzi bambabare bagiye bamfata ntibamfate nabi. Iyo ucurangira Imana uri mu mavuta girukana abadayimoni, iyo uririmba uri mu mavuta bikubita abadayimoni, ariko iri gufinina abadayimoni barakwinjirana pepe. Niyo mpamvu uvuga ati DJ muzamura umuziki, zamura umuziki w'Imana. Umuntu wica umuziki w'Imana ko abakora icyatabizi. Amen. Ese Goreth byagufasha igihe kingana gute mbere yo kuza muri gospel? Byagufasha igihe kingana gute kugira utekereze kuririmba indirimbo z'Imana? Ngewe nkimara gukizwa muri 1999, ngewe nabonye abarokora uburyo baririmba ndabikunze, kandi kuririmba byarumva si byari ibya nonaha. Ubwo rero mpita mfatiraho umunsi banyakira, ni nabwo nafunze nakora ari abana, hari igifumba aho nakirijwe mpita mfuna kora, turi abana 7 nyitangira gutyo, ndakomeza ndance ndabikunda, kandi bagahita bagira n'umuyobozi wabo gutyo mpakana n'isana cyane. N'ubu ngubu ndi umuyobozi wa korali, baburi korali ku Muhima y'ababyeyi, ababyeyi kwaya ku Muhima, yo ku Muhima. Ndabashuje cyane, ndabakunda, ni imfura n'abana beza. Turashuje ababyeyi ku Muhima. Tugana ku musozo, niye nama watanga ku bantu bavuye mu by'Imana ngo bitwaje corona, ku bamama bavuye mu by'Imana, bavuye mu byizerwa, abantu batakaye, wababwira iki bagiye iye nama? Nge rero kankubwire, twahuye n'ikiza rwose, twahuye n'icyorezo, duhura n'agahinda n'umubabaro, ariko ntabwo byari kuba ari intandaro yo kuva mu bintu by'Imana, kubera yuko Imana yatuvanye ahantu dusa nabi. Shaka nkubwire bonera ubu twaje dusa nabi uko tureba uko mutabona naka gasoni kubera Imana, mutabona dusa gutya ntago ari imbaraga zacu. Imana aradukarabije iradusiga isura, nta sura twari dufite. Twaje mu dusa nabi, twakijwe turwaye amaga, dukizwa turwaye imyate, dukizwa twarahombanye. Imana yari duteraho utunyama tubyibuhamo gake gake tugira ubuzima. Imana kereka umuntu ubundi nkunda kubivuga, umuyobozi wacu w'igihugu ni ukivuga ngo iyo umuntu atamenye yava ntashobora no kumenya yajya. Rero tujuru umuntu ubara kugira mu bintu nk'ibagahita bagate pumba ivuyemo ndagiye, nuko batari kuzirikana ikintu Imana yamukoreye. Umuntu uzirikana ikintu Imana yamukoreye ntago yayitura kugenda yisebya hanze, ntago yayitura kwikamira mu kitozi. Twere dufite ikintu cyatumye tubigumamo, nuko nibura dutekereza ngo hari igihe naje nshonje Imana iranyakira, hari igihe nari mpfuye nabi Imana impa ubuzima. Ndakubwiye ngo Imana itanga ubuzima, mwabantu mwe mu nyumva mwikwigirira nabi, Imana itanga ubuzima. Twe twaje tumeze nabi, Imana iduha ubuzima. None ngo nuko duhuye na corona ngo tuhitse tubivamo guteze. None kandi saho tugiyeho ni nyabaki,
aho tugiye hose nihe najya ngo mbarangira inzira nziza ni mugumemo mugume mukizwe mugume mwera imbuto mugume musenge Imana izaturengera izunamura igihugu Imana izunamura itorero nibahumure kwigirira niyo nama nabagira kubera yuko n'ubundi turarya kubera Imana twambara kubera Imana bone reka nkubwire twambara kubera Imana turya kubera Imana turiho kubera Imana rero umuntu ngo avuye mu bintu by'Imana ngaragiye ntago nzi se wabasanze sinzi nyina kurasa sinzi na nyina wabasanze icyo nzi cyo sinabishinga ngewe mfite navuye kure kuba ngewe narageze muri ibi bintu nkabona biremeye sha burya nzarinda mpfa no hahandi nzarinda mpfa nzipfire neza ninapfa mu ncurangire nzaryame neza nsinzire Haleluya umukatiye kabisa Imana ishimwe gusa inama nabagira nibagume bihanganye yego koko barashonje yego koko bahura n'ibibazo abantu barahombye abantu bagize gute ibintu byabaye mbese byarivangavanze ubona ko ari guhera bundi bushya ariko ntabwo ari intandaro yo kuva mu gakiza ntabwo ari intandaro yo kujya mu byaha ntabwo icyari cyitwazo cyo kujya gusambana ntabwo corona ari urwitwazo rwo kujya gusubira mu tubari nako mu nzoga none n'amahire ngandebera n'utubari bari nta nubwo twanakoraga ariko koko ni intandaro yo kujya mu byaha ngo nuko corona yaje ubu se tujye mu byaha dukora ibyaha ngo nuko ngo icyorezo kandi ukize icyorezo gihari erega Imana irahari Imana ntabwo bamwigira ubwoba Imana irahari Imana yari izatunamura izadutabara nyamuneka ari mwihangane nibambara imbaraga bakomere bashikame Imana irahari ntago naba nagize amerwe kukwakira ufite Imana yo kuririmba ndashaka uma agapera gatoya kuri iriya ndirimbo nshyashya igiye gukura abantu ahantu kabisa igishora n'ubuzima igishora n'ubuzima witinya wigira ubwoba kuko kuva ukiri ugihumeka ntacyo utageraho ugera impagarike n'ubugingo ntiwigirire nabi kuko ubwo buzima ubona ufite nicyo gishoro cyawe igishoro n'ubuzima niba kwigirira nabi abantu benshi barahangayitse abantu benshi bamwe bari kwiyahura abandi bari gukora mbese ubuzima babuhaze baburambiwe ariko be kwigirira nabi kandi rero gisho Satani n'umugome Satani ni mubi araza akakuganiriza akakubwira turapfuye akakubwira ati wabuze amafaranga yo kwishyura inzu baguteje cyamunara urapfuye birarangiye ntago uzongera kubaho ako kama ati hita ufata umugozi ujye kwimanika hita ugenda ujye kunkunda amahoro hariya winaganike ibi bintu ndajya ngo mbabwire ngo ayo majwi y'abadayimoni ayo majwi akuri mu matwi yakubwira kwiyahura ayo majwi akubwira kupfuye ayo majwi akubwira ngo urapfuye naya Satani ndakumenyesha ko Imana ndabamenyesha ko Imana ifitanga ubuzima bikwigirira nabi yishoro n'ubuzima itumye ugihumeka ntacyo utageraho ukiriho ahubwo ni mutsinda ayo majwi mumenya ngo nta mvura idahita uyu munsi nubwo byanze ariko ejo bizemera uyu munsi nubwo ubona ko bikunaniye ukabona ugeze ku rwego unaniwe ariko humura ejo bizakunda twagiye tubibona tukabona nta buzima ukabona uyu munsi uraburaye ariko ejo ntuburare twaraburaraga tukabura tukabwirirwa bone twahuye n'ubuzima buradukakabiza ukabona wabuze ibaza ukamara nk'icyumweru utari wabona n'igice ariko uyu munsi wa none reba uko turiho turashima Imana turabyaye Imana duhaye abana imva reka mbabwire ribe kwigirira nabi gishoro n'ubuzima nta Imana itakugeza nshuti rero twari turi kumwe murabyumva ko igishoro ari ubuzima haleluya Imana ishimwe reka twatangiye tudasenga ariko ndagira ngo dusoze isengesho Imana data twese uri mu ijuru urakiranuka usumba byose witwa Imana ufite imbaraga nari kubwira abanyarwanda nari kubwira isi yose nari kubwira abari hafi n'abari kure mbabwira ngo nibakiranuke ibindi byose birakurikiraho kandi mbabwira ngo ntibigirire nabi kuko ubuzima waduhaye niho twakura n'ibindi byose wowe wahaye ubuzima arashora bikemera wowe wahaye ubuzima aracuruza bikemera wowe wahaye ubuzima arahinga bikera wowe wahaye ubuzima Yesu we nta kintu kimwe atagira wamuhaye ubuzima mpera ubuzima abanyarwanda mpera ubuzima bari hirya no hino Afrika yose Mana uhe abantu ubuzima niwe wadukubitira iki cyorezo kikashiraho niwe watanga ubuzima mu bantu bakagira ubuzima buzira umuze Mana byose urabishoboye ndagushimye abazumva iki kiganiro bose Mana ugiraho bakura naho bageza be kwigirira nabi uraduhagarikiye bana kutugire neza wabanye natwe turabigushimiye komeza udushyigikire muri byose imbaraga zisumba byose komeza zigume kubera bawe ukomeza twuzuza imbaraga z'umwuka wera ukomeza uturengere abatarava mu byaha bavane mu byaha kuko ni wowe ushobora byose kuko naho ibi byose bizashira ariko uzaza gutwara itorero turabizi twasinze kugira ngo rero dushyigikire muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen amen haleluya Imana ishimwe
amen amen. Nshuti rero mwari mudukurikiye tugeze ku musozo w'ikiganiro, batarakora subscribe murebe munsi kabisa mukande kuri Mushima Imana Goreth, comment, likes and share, twungurana ibitekerezo. Ciao ciao, turi kumwe.